abantu munshinja no gushinjara baranshinza nyine ngo ninjira ntasuhuje tu, ariko nyine ndabasuhuje abantu mwese nyine tu aho muherereye. Bayigorora the poet igorora kabisa, ndagusuhuje aho uri hose. Baobed na Ndayishimiye Frederic aho ngaho harya ni Ngozi ni he hafa amazina yacu nyakuri ntago batwita Jumongo, ahubwo batwita Song Il-guk cyangwa se Cook uko babishaka byose, kuko muri Korea iriya ga mbega ni nko mu Kinyarwanda gahinduka ka ibintu nk'ibyo nyine tuyo bagiye mu ikibone babyita kiboneza mvugo cyangwa amategeko y'igena amashwe nabo rero gahinduka ka hafa. Song Il-guk cyangwa se Song Il-guk yavutse mu mwaka w'1971, bivuze ngo uyu mwaka niba we utaramupfiriye ubusa afite imyaka 49, niba awufata nkatwe twese afite imyaka 48, akankatuye igorora the poet. Akaba yaravukiye mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo cyangwa se South Korea. Yavutse ku babyeyi cyangwa se nkaba nababwira yuko yavutse mu muryango utinaniwe, bivuze ngo yavutse mu muryango wishoboye ndetse n'umuryango uzwi, kuko ise na nyina cyangwa se reka mpere kuri nyina kuko niwe uzwi cyane kuko nyine ni wa hafi. Nyina yari umupolitisiye akaba n'umukinnyi w'amafilime, amazina yawo sinzi ko ari ngombwa kuyavuga. Ise ntazwi, ahubwo ubundi Song Il-guk ubuzima bwe cyangwa se Jumo, reka tuze kwivugira Jumo cyangwa tuvuge Moon. Abarebye Emperor of the Sea, abarebye Kingdom of the Winds, izo zose nizo yakinnye. Reka tuze cyangwa tuvuge Michael King ntimuyi, cyangwa tuvuge Yongo Sil, izo zose nyine tu. Ubusanzwe Jumo ngo ubuzima bwe akaba bugira privé, ariko we hari umuntu wambwiye ngo kuki ngo mbikora ngo ntavuga nk'abandi nyine tungo ngo njye muri yanjyana. Ubusanzwe akaba yaravukiye i Nyamirambo, ariko nyine ngiye ntabwo nabibasha tu, ariko ntakara agaciye mu bya Jumongo wacu rero cyangwa se Michael King Moon cyangwa se Yongo Sil, iryo wamwita ryose. Akaba avuka mu muryango ukomeye, afite nyina wari umupolitisiye, akaba yarigeze no kubaho umukinnyi w'amafilime, ari umukinnyikazi w'amafilime undi muntu w'iwabo uzwi ni sekuru ndetse na sekuruza wiwe, bikaba bivugwa yuko yagize uruhare mu kwibohora. Akaba rero avuka mu muryango uzwi cyane, ntago byamugoye nyine tu mu kuzamuka. Jumongo wacu cyangwa se Song Il-guk wacu si ngombwa yuko tujya kuvuga ngo yize aha ngo yagize ate, nyine tuzajya tuvuga utuntu tw'ingenzi mushaka kumenya. Se mushaka kumenya ngo afite diplome ni gusa icyo mumenya nuko yabayeho Dieudonné niba mumuzi, cyangwa se Epiphanie Nyirabarame, ni abatirete bo mu Rwanda, cyangwa se Eliud Kipchoge. Akaba yarigezeho kubaho mu marato muri Korea y'iwabo. Kuko yinjiye mu mwuga wo gukina filime mu mwaka w'1999 hafi aho ngaho ubwo yakinaga ya filime bita Advocate.
Advocate Murayi ntago muyizi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani akaba aribwo yayikinnye. Jumongo rero mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo tubanze twinjira mu buzima bwe, turaza kujya mu bintu by'amafilime. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo yashatse umugore, yashatse ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, akaba aribwo yashakanye n'umudamu bamwita Jong Seng-yeon. Jong Seng-yeon, abantu mujya muri aya mafilime mujya mwumva ngo Busani, mujya mwumvamo ngo Busani. Akaba ari uwo mugore wa Jumongo, akaba ari mukuru w'urukiko tu, mbega niwe n'umujije mukuru, sinzi ubwo mu Kinyarwanda uko nati, n'umujije mukuru w'urukiko rwo muri Busani muri Korea y'Amajyepfo. Nyine tu abantu mujya muri filime ako gace mujya mukabonamo za Busani, za Seoul, za hehe, za Hawaii, aho hose nyine tumujya muzibonamo. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo bashakanye, bamarana imyaka 4 batarabyara. Nyine tu ubundi buri kintu cyose kiba ngombwa kugipangira, si ngombwa ngo mube mukinjira mu rugo, nako hari n'abinjira mu rugo tu mbere y'uko amezi 9 ashira babana, nyuma y'amezi 3 bakabyara. Ariko byose nyine tuba biri mu mipango yabo tu. Nyuma y'imyaka 4 nibwo baje kubyara ku itariki irengaho umunsi umwe y'iyo bashakaniyeho, itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu, kuko bashakanye ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, babyaye ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 ubwo hari hashize imyaka 4 bashakanye, akaba ari iyo nshuro imwe niyo babyaye, ntago barongera kubyara indi nshuro, ariko bafitanye abana 3. Ubundi Jumongo arakaze mu bintu byose, akubita hica ahababaza. Bakaba barabyaranye rero abana 3 b'abahungu icyarimwe, babita triplets. Sinzi niba ari impanga cyangwa ari intatu. Abantu muzi Ikinyarwanda muze kumbwira uko babyita ngo iki wangu. Yeweka nawe uri fake. Bakaba barabyaranye abana 3 icyarimwe, sinavuga ngo ni impanga, ni abana 3 icyarimwe. Umwe bakaba bamwita Song Daema, undi bamwita Song Min-guk, undi bamwita Song Manase. Rero amazina yabo yakombayininze bikaba bivuga ngo harakabaho Repubulika ya Korea. Ayo mazina yabo Daema, Min-guk, Manase, nyine tu ibintu nk'ibyo. Akaba uyakombayininze avuga ngo harakabaho Repubulika ya Korea. Kuri kundi kumutima ni wowe rukundo rwanjye, wari mu nzozi zanjye. Rero mu mwaka w'ibihumbi 2006 akaba aribwo yaje gukina filime nitwa yuko yamuhesheje izina haba muri Korea ndetse no ku isi yose. Tugiye kuvuga mbese ubundi filime y'Inyakorea usibye kuri ubu ngubu zisigaye zitugeraho, naho kirya gihe Jumongo yaziye muri za 2011 na 2, kuko nibwo yatugezeho. Ubundi filime y'Inyakorea yajyaga kutugeraho haciye igihe, ari uko iri kugenda iba hiti byatari cyane. Rero mu mwaka w'ibihumbi 2006 akaba aribwo yakinwe, akaba barayitaga The Prince of Regent cyangwa se igikomangoma cy'ikinyabigura. Icyongereza ntacyo nzi cyane, mu isobanuriro sinsobanura. Aho muri The Prince of Regent akaba ariyo yitwagamo, wiwe ubwe yayikinnyemo yitwa Jumongo. Akaba ubundi filime ubwayo ntabwo yitwaga Jumongo, ako nyine
kubera we yitwagamo Jumongo yaje gufata iryo zina rya Jumongo, ndetse n'abantu ni umubwiye umuntu se warebye Prince of Legend nta nubwo yamenye iyo filime yari, ariko ubusanzwe akaba ariko yitwa iyo filime, ariko benshi tuzi Jumongo. Iyo filime rero yaje kumuhesha ibintu byinshi, navuga yamwambitse ikuzo bya hatari, kuko mu mwaka wa 2010 kubera hiti yaje gufata iyo filime, akaba aribwo yaje gutumirwa muri Blue House, nkuko wumva ngo White House ukumva ngo Village Urugwiro. Hariya Village Urugwiro ni mu nzu ya perezida, nawe ntabyo uzi. Akaba yaraje gutumirwa muri Blue House, mu nzu ya perezida yo muri Korea y'Amajyepfo, nkuko mwumva ngo White House ni perezida wa Amerika. Yaje gutumirwa rero muri Blue House, mu nzu ya perezida ya Korea y'Amajyepfo, gusangira nabo n'ibikomerezwa bindi, dore ko hari na perezida wa Kazakhstan. Jumongo rero murumva kubera izina rya Jumongo yamuhesheje ibintu byinshi cyane, kuko tugiye no mu awards yabashe guhabwa, ni ama awards menshi gusa iyitwa ngo ni awards ikomeye yigeze ibaho, akaba ari yahawe iyo filime Jumongo, ikaba yarahawe awards yitwa ngo Top Excellence. Bakaba bayita ngo filime y'ibihe byose muri filime zabayeho cyangwa se n'izizabaho, akaba ariyo Jumongo yahawe icyo gihembo, cyangwa se songo iri Jumongo uriya mutipe yahawe icyo gihembo nk'umukinnyi wabayeho wigeze abaho uzanabaho. Ariko ntumbaze ngo abazabaho niba babazi, ariko nyine babanturira tu namwe mwese. Gusa ngiye nkunda filime z'Inyakoreya tumwe mbona byaterwa amapa, je vois que ça dépend, mais je vais attendre et tu ne peux pas me décevoir, tu ne peux pas croire comme j'aime ça. Ese nuko bimbwira uba wijijisha, biranegereza mvuze ukuri nk'uko ubibona, iyo wishimye binera ituze, ngaho nyemerera twibere mu isi y'umudendezo, ntituzahura n'ibirogo y'ubwuzu tuzabuhorana, ni wowe ntekereza nta bundi wamfatira igihe, uri tabaza ryanjye ritazigera rizima na rimwe, reka njye nkusezeranye urukundo rudashira nzaguha, itekumbwira ibyihuse bitava. Jumongo rero ngira ngo murayibuka, akaba yarakinyemo ba Mari Oyi. Iyo kipe murayibuka wangu. Mari Oyi, Mari Ayopo. Ayopo harya si kimwe cyakundaga kandi kagahungu kasaga n'abakobwa, kamwe gakina no muri Ju niba muyizi ya indi yambwebwe wa mutipe uba wambara mask, cyangwa se Rijuniki, wa mutipe ukinamo ari muramu wa kagakobwa nyine, tukaba gakundana na mbwebwe umwe, umugore wapfa nuriye ni ukinamo hari. So abarebye rero Jumongo muribukamo ko hakinamo na Premier Ministre. Ubundi filime uno mugabo arimo Premier Ministre cyangwa se Ingomirarure. Ubundi iyo filime nuyibona gutyo tu ukabona yuko ngarimo, ujye umenya ngo agahu kahuye n'umunyutsi. Iyo filime ujye uyireba utayitambukije amaso tu. Abantu mwese nyine tumwarayikunze. Noneho hari n'indi yaje gukina tubayita Emperor of the Sea, ariyo yaje kuzana Emperor of the Sea yaje mbere ya Jumongo cyangwa inyuma, hakazana za Kingdom of the Winds. Izo zose nyine tuzaje gukundwa, ariko indi yaje kuza ikunzwe muri 2010, akaba ari iyo bita A Man Called God, cyangwa se umugabo wiyita Imana nyine tu, Michael King.
ntago muyibuka, aho akinanamo na ba Jean Bobe, ba Sombe, ba Njangami. Ariko buriya ngiye muri filime yose ubundi buri muntu agira umuntu yikundira tu. Ngiye nakundagamo uyu bamwita Ndera Njangaho. Ntago mumwibuka ngo Bibiane ntago mwibuka sha akundana na Vivian Kaso, ariko nyine tu ntago babakundanaga tu cyara mu ryaryaga. Ndetse ikintu nababwira uretse kuba rero Jumongo cyangwa se Songo iri guko yaratumiye mu nzu ya perezida, sinzi nyine tu twebwe inaha niba hari abasitari bajya batumirwa, ariko nyine tu we yaratumiwe asangira na perezida wabo, asangira n'ibindi bikomerezwa byo muri Korea, ndetse asangira n'abandi ba perezida harimo na perezida wa Kazakhstan, kubera yuko Jumongo yagize influence cyane muri Kazakhstan. So uretse no kuba rero yaratumiwe muri Blue House, akaba yari no muri Hawaii, cyangwa se guverineri wa Hawaii cyangwa se umuyobozi wa Hawaii akaba yaramwitiriye. Hari umunsi wagenewe witwa Song Il-guk Day, nkuko twavuga ngo Kusimein Day. Kusimein ntabwo n'umusani ukizama. Iyi ndirimbo muri kumva niyo bamwita Kusimein, abashaka n'umutumije YouTube mushaka. So ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu akaba ari bwo iyo uwo munsi ugeze, nkuko tuvuga ngo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ngo ni Noheli. Hari n'abitwa ba Noheli. Rero uwo munsi waba wageze. Rero ni itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu iyo zigeze, bamenya ngo ni umunsi wa Song Il-guk. Si ukuvuga ngo ni umunsi wa Jumongo, ahubwo amazina ye ya nyayo niyo bawitiriye. Si ukuvuga ngo murumva yuko nyine tu yacivinze ibintu byinshi. Rero namwe tu ikintu nakubwira, ntucike intege mu cyo uri guplaninga cyose. Jumongo rero yamuhesheje izina, ngira ngo murayibuka, bayirebye kera cyangwa se n'abari kuyireba ubu simbizi. Abayirebye yasobanuwe na Master P. Ariko nyine icyo gihe yanga menya nta season yari Jumongo ntayigeze akora, nyine yaraje turayireba Master P. Ariko yaranayiryoheje, nubwo ibyo yavugaga bitahuraga, ariko yarayiryoheje. Ingomera rora yarayiryoheje mugabo. So ngira ngo muribuka yikinanyemo na ba Daeso, murumuna wa Daeso simwibuka neza, ni nacyo nikundiragamo cyane. Abayirebye muryoherwe. Rero abantu mutarareba izo nababwiye nka A Man Called God, Advocate cyangwa se Younger Seed, icyo nabibutsa abana be cyangwa se za ntatu, babana be batatu, simpanga nyine, reka mvuge ngiza mpanga ze 3 kuko ntago nzi Ikinyarwanda cyabyo uko babivuga. Bwa butatu bwe bakaba baragaragaye muri filime yiwe bayita Janga Yongo Sil. Iyo filime ngira ngo sinzi wenda niba harimo abayizi, yayikinye mu mwaka wa 2016. Akaba ari umwastro, ahandi babyita astrologe. Bamwe bamenya ngo imvura izagwa ngiki, aba ari umumenyi w'ikirere, ariko ntago aba ari uwo muri iki gihe, aba ari mu yakera kuko ni historical drama. Abantu rero mukunda filime z'Inyakoreya ariko tu mugategereza izisobanuwe, izisobanuwe nazo ntari, ariko nyine ushaka kureba filime y'Inyakoreya idasobanuye nyine tu iyo ariyo yose bakurangiye izina, cyangwa se wowe uzanyandikire umbwire ati mbwiraho nzireba ubundi nkwereke tu ku buntu tu, ntago nishyuza. Icyo cyonyine filime y'Inyakoreya cyangwa se n'indindi ushaka kuyireba tu idasobanuye, ariko izisobanuye zo ngo zirishyurwa. Imana ibaha umugisha, kandi mwibuke gukora subscribe. Yari ngewe. Amen.